Ziba Umutuzo TV, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kwiga moto mu buryo bworoshye utarinze utanga amafaranga menshi y'ikirengera. Burya biba byiza iyo ugiye ku kibuga mwarimu afite aho ahera. Uyu munsi nk'uko mubibona aha turi ni mu Masizi aho bita mu Birembo, mu santere gato hari ikibuga cyiza aho tubigisha moto mukabimenya mu buryo bworoshye. Uyu munsi rero sasa tugiye kurebera hamwe uburyo wifuza gutangira moto ku nshuro ya mbere. Ese bikora bite? Nugira ikibazo ndabikwereka. Mbere na mbere ukikira kuri moto uraza ukambara kasike yawe y'ubwirinzi kugira ngo icyaba cyose umutwe mbere na mbere ugomba kuwurinda. Ugafunga sentire yawe neza, biba byiza ko bino bintu byitoza hakiri kare kugira ngo nujya mu kizamini bizagufasha. Urangiza gufunga sentire yawe kwicara kuri moto. Moto igira ibintu bingahe? Bitatu by'ingenzi: feri, umuriro, amburiyage na vitensi cya kane. Ibyo bintu nibyo dukenera kugira ngo moto ihaguruke. Ushobora kwibaza ngo bigenda gute? Mbere na mbere, mbere yuko watsa moto uyitera umugeri. Iki ni icya mbere, amburiyage yawe hano, akariro kagomba kuba kari tayari. Ugatera moto yawe umugeri. Warangiza gutera moto yawe umugeri ugashyiramo vitensi, ukarekura amburiyage gakeya ugafata akariro. Urabona ko dutangiye ikona, turahise akomeza mu ikona. Dore kiriya ni ikizamini ubona giteye, agiye gukata yongera agaruke asoza ikizamini. Rwose abantu nyine mwaza mukadufasha, mukadusharinga, mukanadufasha mukaza kwiga. Rwose ibi bintu tubigire nk'aho ari ibyacu kabisa, ntacyo bitwaye bavandimwe. Rwose amahoro abane namwe muri twebwe. Turabibutsa ko muza kudukora subscribe. Murakoze cyane. Uyu yari Teacher Paul ku kibuga hano i Masizi hafi no mu Birembo.